ubusambanyi udapfa. Hunga va mu butinganyi. Hunga nuko Imana ivuze. Hunga udapfa. Gutangariza ko gupfa iyo umaze gukora icyaha uba wapfuye, burya ubugenda uri umupfu. Nibavuze nawe mumbabarire ko iyo umaze gukora icyaha ariko birivuga, burya uba uri umupfu, uba wapfuye mu buryo bw'umwuka. Ngira rebo nawe umugabo asigaye aryamana n'undi birayibabaza ngo aredi wini forasti wini tado benesta. Imana birayibabaza cyane ngo birayibabaza umukobwa yari asigaye aryamana n'undi birayibabaza. Mwene data uri kunyumva, hunga udapfa. Musore hunga udapfa. Mukobwa hunga udapfa. Mubyeyi hunga udapfa. Mugabo hunga udapfa. Uyu ni umugabo nzanye ijambo rivuga ngo hunga udapfa. Haleluya. Ndabasuje bene data, nshuti z'umusaraba, bakundwa bo muri Kristo Yesu, twahujwe n'amaraso ya Yesu. Abantu bakurikiye channel ya Yesu niwe nzira TV, Imana bamugisha. Nibiwanya ni mu gitondo, gira igitondo cyiza. Niba ari saa sita nziza, niba nijoro gire ijoro ryiza. Kandi niba urwaye Imana gukize, niba ufite akazi Imana ikagukomerezeho, niba nta kazi ufite Imana iguha akazi. Kandi niba ubona uri wenyine Imana ikubere byose mu izina rya Yesu. Ngarukanye ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ikize ku mutima nze kubwira abumva ikirimi cy'Ikinyarwanda bose. Reka dutangire dusenga Imana kugira ngo tuze twumva icyo Imana itugambireho mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana nziza, Imana agira ubutware, Imana ivuga bikaba itegeka bigakomera. Giti cy'inganza marumbo, isambi itarumba, agakinga k'amakubugo gamogo mugaro. Aya masaha tukweretse akanya tugiye gutangira, ngo inubane natwe, ngo nudushoboze, ngo nudushyigikire, ngo ino amavuta yamanuke kuri twebwe. Kandi unkunde n'abantu bagiye ku the win fota ko egome, n'abantu tugiye kora muri iki kiganiro, nyemerere Mana iri jambo bagiye kumvira aha hantu ndice mu gutwi kumwe ngo uringuke mukunda, ahubwo babere inkomeze, babere umutima batera imbaraga, kandi rigira bavana ntandi bageza cyo nkubisasi n'abazademoni batuma bataryumva, bazademoni batuma bapinga, bazademoni bavango ndabimenyereye, abo ndabirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngatangira natwe zo gusuzanya natwe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. Ndabashimiye mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Abantu b'inshuti zanjye zakadasohoka, abantu mushyigikira mugakora subscribe, share, comment, like, mwese ndavuze ngo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kandi abantu mutwereka ko mudukunze, ibitekerezo mushayiringa mu yandi magroupe cyangwa se muhereza abantu ibiganiro byacu, Imana igere mu byanyu yivange mu izina rya Yesu. Reka dusomire ijambo ry'Imana Imana impaye muri aka kanya kugira ngo nze ndibagezeho. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro ibice 19 umurongo wa 17. Bibiliya iravuga ngo abamarayika bakura Loti i Sodomu, Imana iharimbura. 17 bavuze ngo iki? Aravuze ngo bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Reka dusubiremo. Aravuze ngo bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Nakeneza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana rero itwemereye muri aka kanya, nshuti z'umusaraba. Mbazana ijambo rivuga ngo hunga udapfa. Mwene data uri kunyumva, hunga udapfa. Musore hunga udapfa. Mukobwa hunga udapfa. Mubyeyi hunga udapfa. Mugabo hunga udapfa. Uyu ni umugabo witwaga Loti. Musore hunga udapfa.
mukobwa hunga udapfa, mubyeyi hunga udapfa, mugabo hunga udapfa. Uyu ni umugabo witwaga Loti. Ntabwo ndibuze kuvuga amateka ye cyane uko yavutse, ntabwo ndibuze kubivuga kuko Bibiliya nta nubwo bivuga. Uyu mugabo witwaga Loti yari mwene wabo na Aburahamu. Imana iza guhamagara Aburahamu ngo uyu Loti yaje amukurikiye. Amaze kumukurikira, Bibiliya iravuga ngo baza kugera ubwo ngo abashumba bazaba batongana ba Loti n'Aburahamu. Ngo Aburahamu abona atabivamo, niko kubwira Loti aramubwira ngo nuci iburyo ndaci ibumoso, nuci ibumoso ndaci iburyo. Ngo nuko Loti aza kuyitiramo ahantu bita Isodomu. Aza kuyitiramo ahantu bita Isodomu. Ngo nuko aza kugerayo. Akimara kugerayo, yari umudugudu ngo wanetaga. Cyangwa ngo wari umudugudu ufite iterambere, wari umudugudu wubatse n'ama-etaje, yari umudugudu urimo ibintu byiza. Ariko ngo baza kugira icyaha kimwe cyarakaje Imana, icyaha cyitwa ubutinganyi. Iki cyaha ngo kirakaza Imana, ngo birayibabaza, ngo abantu ngo baza kugira imico mibi, ngo abantu baza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo Imana irabireba irarakara, iri mu gihugu cyo mu ijoro. Kamana we, Imana irabireba irarakara, birayibabaza. Umukobwa yari asigaye aryamana n'undi, birayibabaza. Ngo irareba nawe umugabo asigaye aryamana n'undi, birayibabaza. Ngo aredi wini forasti wini tado benesta. Imana birayibabaza cyane, ngo birayibabaza. Ngo Imana irebye ibona abantu basigaye bisambanyirisha ibyuma by'umuriro, ngo Imana irebye birayibabaza. Ngo iza kureba umuntu asigaye asambana n'imbwa, ngo Imana yibabaza. Ngo Imana irebye ibona abantu basigaye bisambanyirisha ibyuma by'umuriro, ngo Imana irebye birayibabaza. Ngo iza kureba umuntu asigaye asambana n'imbwa, ngo Imana shani wini fota ku egome, Imana shani winima, birayibabaza irarakara. Ayiweeeee, ngirarakara. Ngo abantu baza kurega Sodomu, ngo ibirago bayiregaga ngo birazamuka bigera ku Uwiteka. Imana irareba Sodomu, iranje ngirazi ibwira umukiranutsi wa, dushimiye Imana ko nta kizakureta bw'intore zayo, dushimiye Imana ko nta byago izateza itabanje kumenyesha abantu bayisenga. Dunitado bene kotado winifone ra, dushini ni fone ko watano. Dushimiye Imana ko igiye gukora ibanza ikamenyesha intore zo kugira ngo zisenge kandi zitegure. Ngo nuko ibwira Aburahamu, irabwira ati Aburahamu we, yewe Aburahamu we, yewe Aburahamu gihagaze, yewe Aburahamu kiri gusenga, yewe Aburahamu taradi winifo, tararambirwa, yewe Aburahamu cumvira Imana, yewe Aburahamu kiri mu muhamagaro, yewe Aburahamu utarihinduye ukundi kuntu, yewe Aburahamu utarivanze n'andi mahanga, yewe Aburahamu udatandagaraje we, niwumvira itangazo. Imana iramubwira ngo Aburahamu we, ngiye kurimbura Sodomu. Aburahamu arabati se mwami wanjye ko icyo ugiye kwarimbura? Imana ibwira Aburahamu iramubwira ati ni wifone kota, ibyaha by'abantu b'i Sodomu byangezeho, ubutinganye bwabo bwangezeho, ubusambanyi bwabo bwangezeho, ayiweeeee kugambana kwabo kwangezeho, ayiweeeee kunkorera abanjyanya byangezeho, kumenyera byangezeho, ayiweeeee kunsuzugura byangezeho, none nayo ngiye kurimbura Sodomu. Bibiliya ivuga ngo ikinga Aburahamu aravuga ngo mwami wanjye ntibyabaho ko hafata abakiranutsi barimburana n'abanyabyaha. Ntabwo Imana izigera ikora ikosa ryo gufata abantu bayubange barimburana n'abanyabyaha, wapi, ntabwo izabikora. Bibiliya ivuze ngo abayirabazi yabashyizeho ikimenyetso n'icy'amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yamenetse ku musaraba i Golgota. Aburahamu aravuga ngo Uwiteka, ahari uhabonye 50 waharimbura ukarimbura abanyabyaha kubona abakiranutse. Uwiteka aravuga ngo nukuri ndarahiye ntabwo naharimbura nizabona 50, ntabwo nzigera murimbura kubw'abakiranutse 50.
ayiweeeee neza itangazo ngo hunga udapfa mwene data, hunga ava mu byaha, hunga ava mu busambanyi udapfa, hunga ava mu businzi udapfa, hunga ava mu bujuru udapfa, hunga ava mu bugambanyi udapfa, hunga ava mu butinganyi, hunga nuko Imana ivuze, hunga udapfa. Gutangariza ko gupfa iyo umaze gukora icyaha uba wapfuye, burya ubugenda uri umupfu. Ntibavuze nawe mumbabarire, ariko iyo umaze gukora icyaha ariko birivuga, burya uba uri umupfu, uba wapfuye mu buryo bw'umwuka. Abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, bapfuye bahagaze. Hari abahanuzi bapfuye mu buryo bw'umwuka, hari abaririmbyi bapfuye mu buryo bw'umwuka, hari abanyamasengesho bapfuye mu buryo bw'umwuka, hari abapasiteri bapfuye mu buryo bw'umwuka. Imana yavuze ngo nimuhunge mudapfa, yemwe mwiyarure, muhunge mudapfa. Bakristo bene data, inshuti z'umusango muri kunyumva, nimuhunge mudapfa. Imana yavuze ngo nimuhunge mudapfa. Abrahamu aravuga ngo nuhabona 50 se uzahababarira. Imana aravuga ngo nimabona 50 nzahababarira. Abrahamu arabona ntabo yahabona, aravuga ngo umwami wanjye ntinyutse kukonya kuguhangara, nyemera nkunda nongere nkubaze. Abrahamu aravuga ati reka ngusabe, nuhabona 45 uzaharimbura. Imana aravuga ngo ntago nzaharimbura nimabona 45. Aravuga ngo abakiranutsi 45, abakiranutsi 50 bakize igihugu, abakiranutsi babirimo neza bakize igihugu. Ngo nuko Imana ngo ntago nzaharimbura. Abrahamu aravuga ngo mwami wanjye ntiunyitse kujya kugusaba, reka ngusabe rimwe, ni winifone kota, nuwasanga 30 uzaharimbura. Imana aravuga ngo ntago nzaharimbura. Aravuga ati mwe mangereka ngo Abrahamu arabyabona ntabahaboneka, aravuga ngo ntinyitse kujya kugusaba, reka nongeye ngusabe. Aravuga ngo nabona 20 uzaharimbura. Imana aravuga ati nimabona 20 ntago nzaharimbura. Abrahamu aravuga ngo mwami wanjye ntinyitse gutinyuka kongera gusaba mwami wanjye, reka ngusabe rimwe noneho. Aravuga ngo nose nuwabona 10 uzaharimbura. Imana aravuga ngo nimabona 10 ntago nzaharimbura. Ngo nuko Abrahamu arigenda, n'Imana iragenda. Ngo Imana yohereza abamarayika, ngo bakimara kuhagera bene data, hari abamarayika bari kugenda, hari abamarayika bari kutambuka bashyira abantu ikimenyetso. Ese uhagaze ute? Ese uhagaze? Ese ntawinifo? Ese dotayabo? Ese uri kubyitwara mute? Ese uburirimbyi Imana yaguhaye uri kubwitwara mute? Nimwumve Imana mvugize, Imana ribantumyeho. Imana rimaje ngo nimbaze umuntu wese aho Imana yamuhagaritse aracyahagaze. Imana numye ngo nimbabaze ngo ibyo Imana yagushinze uracyabikora. Imana ifota do de winifo etala stita do bene kota shani eni winima alasito pene kota la binifo eni winifo ne grome. Imana nimye ngo ninkubaze ngo kwebwe ngo ugende uririmbe uracyari kuririmba. Imana nimye ngo ninkubaze ngo kwebwe ngo ugende ubwiriza abantu cyane babwiriza mukuru mu mwuka. Imana nimwe ni winifo, nimwe ngo ninkubaze ngo kwebwe Imana zo kugira ngo uzikoreshe uri kuzikoresha ute. Imana nimye ngo ngubwire ngo kwebwe gushuma ziriya ntama cyangwa se bariya abantu uri kubayobora ute. Imana nimwe winifo etado bene kota sha tadi binifo eni winima alasido benedra. Imana nimye ngo ninkubaze ngo uri kubyitwara mute mwene data, uri kubyitwara mute? Abamarayika baraza baragenzura barareba basanga kuko ibyo Sodomu bayiregaga kuko ari ukuri, basanga arimo ubutinganyi. Ngo n'ikimenyimenyi bakinjira kwa Loti, ngo haza kuza abagabo, baravuga ngo wakigabo, baravuga ngo songo twamye neza kwa ngaha hageze abagabo, nimubasore turyamane nabo. Ngo yabari abana yabari bakuru, ngo bose bari baranduye indwara yitwa ubutinganyi. Yabari abana yabari abakuru, bose ngo bakoraga ibyaha bizira byangwa n'Uwiteka. Ngo kandi muri iyo minsi ngo bararyaga, bararongoraga, ngo barubakaga, ngo barakoraga, ariko ngo zetopeta, ngo Imana yazeniwa ireba Sodomu ngirayinukirwa. Imana Sodomu ikajinukira Imana, birangise ngo baza gusambanya babamarayika.
abamarayika bati kuko ibyo bareze Sodomu nibyo n'ikimenye bari baje kudusambanya ngo nuko ngo Loti aravangwa mwe kabizara mwe mfite abakobwa bari n'ubajyane mu buryamana bari kumwe kuryamana n'abagabo mwe gukora icyaha gisa gutyo bavuga ngo wakigabo uri umusuhuke ibyo uza wigira turaje tuhakugira nangwa tugiye kugira ababangaba nabi ngo abamarayika baraza babatera ubuhomyi bamaze kubatera ubuhomyi ngo bafata Loti aravuga ngo sohokana n'ibyawe n'abawe muhungire kure mudapfa musohoke mugende mujye kuri musozi no muzabanira ubutabazi musohoke mu busambanye mujye gusenga mu rusengero no muzabanira ubutabazi musohoke mu bujura musohoke mugende mushaka abera b'Imana bari musenge no muzabanira ubutabazi musohoke mu bapfumu yemwe mugende musange mugende mujya Imana ivugira no muzabanira ubutabazi musohoke mu moko yemwe mugende Imana ivugira no muzabanira ubutabazi musohoke mu butinganye musohoke mu busambanyi nawe ujye nifo etado bene kota hari igihe ukora icyaha kugira ngo nta muntu akubonye ariko Imana iba yakubonye hari igihe ukuramo inda ukibwira ngo nta muntu uzakubona n'uzabimenya ariko Imana iba yakubonye hari igihe wiba kavuga ngo ntabwo Imana yakubonye kota nta muntu wakubonye ariko Imana iba yakubonye hari igihe wikinisha ukibwira ngo nta muntu akubonye Imana iba yakubonye hari igihe wisambanyisha ibyuma ukibwira ngo nta muntu akubonye ariko Imana iba yakubonye Imana ifani witadobe etadotayabo hari igihe ujya mu bapfumu ukibwira ngo ntawe akubonye ariko Imana iba yakubonye hari igihe unywa inzoga ukibwira ngo ntawe akubonye Imana iba yakubonye hunga udapfa hunga Satani nariza itangazo ngo hunga udapfa fotadobe lasti ewinima saniwi revone kota titipa revone mando huriwini masha topene grome nimuhunge mudapfa bene data mwe mwamunkurikire nimuhunge mudapfa nimuhunge ngo nuko Loti aravuga ngo sinagera kure ngoreka ngarukire ngo reka nyimungire kuri umusozi uri hafi niba ari iki n'abanyamasengesho bazize niba ari iki n'abantu bazize nuko Imana ibwira umuntu ngo hunga udapfa agahungira hafi kandi Imana imubwiye ngo ajye guhungira kure abandikisha abantu bagiye bahunga akabari ariko bagaturana n'akabari ngo yatambutse umutima uradiha akongera akajya gusogongera kuko yahungiye hafi ngo niba uhunze inzoga zihungire kure niba uhunze ubusambanyi ihunga mbese atandukana nabo mwasambanaga n'inshuti zagushora mu busambanyi niba uhunze inzoga hita munsi ushaka inshuti z'abanyamasengesho zisenga wari ugendana nazo kuko nongera kugenda nazo zindi zinywa inzoga uzongera uzinywe hungira kure hari abantu bajya bava mu Egiputa hari abantu bajya bava i Sodomu ariko baracyarungurukayo ariko baracyahengerezayo ariko baracyakumbuye ibyaho baracyakumbuye amadegede n'amakumu manga yaho nishavuga ngo hunga udapfa hunga mwene data kandi uhungire kure niba uhunze ubusambanyi usezerane inshuti zose zagusambanyaga niba uhunze zebafaka topetala stifo etawinima niba uhunze waze ni winifo elastiwe shatopetala stima sando uhungire kure udapfa Imana ribantumyeho rero ngo nimuhunge mudapfa bene data dore ubwira kabiri buraje kandi dore Imana ubwije kuri baze winifo igere befone kota dore yoje abamarayika bagiye gutambuka bareba uko byitwaye mu kandi bazagusanga no bazaguhembera nibishaze ngo hunga udapfa mwene data hunga iryo shari ryawe rihunge udapfa ugusanga Imana hunga yewe hunga narizo itangazo ngo hunga udapfa niko Imana ribantumyeho abanyarwanda banyamerika bari muri Amerika bari muri Aziya abari ni winifo mu Bushinwa abari muri Canada abari mu migabane itandukanye abari mbese South Africa ahantu hose mu Burundi muri Kongo mwumva ikinyarwanda Imana yari bantumye ngo nimuhunge mudapfa kuko ze tope kotala stifo abantu baniwinima abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka ari benshi ariko Imana ngo nimuhunge mutagira utayemwe mudapfa kandi bijyanye abandi namwe birabahiga nimuhunge mudapfa nimwacerereza ijambo ry'Imana reka mbasengera Imana ashobora kuba wari ukurikira kino kiganiro ukabugiza utsinzwe ukumva ushaka guhunga reka ngusengera Imana mu izina rya Yesu Mana yacu Mana ikomeye
Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Igiti cy'inganzamarumbo, isambu itarumba, agashinga k'amakuba, ubwugamo bw'umugaro. Ndavuze ngo umuntu wese wari unkurikiranye akaba yumvisha ashinzwe n'urubanza rw'ibyaha, n'umweze wo kabyara we, mbabazi zawe n'izimu, ni wini fola stita dobene kwatala stita dobene staya shani wini fone kwatala stima shando ni wini mala la stido bene drome tado bene kwatala stima shato pene staya bone ni wini ma na nini ma shato pene staya levo ya sika. Nubagere neza Mana nziza, nubanziniwa abari bapfa mu ryo mwuka, ongera ubazure abari bari kuzimu, nubakuri kuzimu, abari baboshwe nubabohore, bari barwaye nubakize. Mana we abonaga nta buryo, nubaho uburyo, abonaga bizanze. Nakubita hasi umuzimu n'umudayimo utudifyuta winifo, umuzimu n'udayimo utareza abana b'Imana ibyaha, abazadaburi bateza abana b'Imana ibyaha, ndabamenaguye katika jina la Yesu. Ndagushimiye ko Yesu unyumije kandi kugore kwihasha mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha. Yari Yesu niwe Nzira TV. Shalom, nakagaruka.